nuko ubwo rimwe nabonaga byancanze mvuga nti undi wakwigira i Bugande. Cyakare rimwe mu gitondo sinabyibuka ndababwira ukuntu nagiye i Bugande, ndifashe ndizinduye ndagiye, ndavuga nti reka njye gufata iya mbere nyifatiye i Kigali ngeze i Kampala. Gusa ubwo nkigenda kuko ari ubwa mbere nayo ngiye n'i Kigali mbona ibyapa ku muhanda. Mu kubona ibyapa rero ndavuga se ko ndora ibyapa ari byinshi sinabura na kimwe nsomamo. Ntangira icya mbere ngisoma, singisomye ndasoma mpera ku mutwe, ntangira nsoma Repubulika y'u Rwanda, ndasoma ariko nkumva harimo ubuki. N'undi muntu wari uhagaze aho ngaho ku kibindi akambwira ati wamugabo kutarekera gusoma iyo nzoga umwikamire niki. Nanjye ndasoma koko, si ugusoma ndahava, ndasoma numva inda yuzuye ariko nkumva mu kanwa ndacyabishaka. Ndavuga nti nta kuntu narekera, wenda iyo nayigiye mbireke. Ndasoma ndasoma mpera mu itangiriro, ndakomeza sibwo ngeze mu migani bana ahantu handitse ati vino n'umukoba bandarekeye. Uwo mugabo twari turi kumwambwira ati inzoga zirakubaganisha ahubwo nta nubwo ubibonye. Fati vino n'umukoba inzoga zirakubaganisha cyane, zirakubaganisha buriya ntukagenderanye n'abantu banazifite. Bazifite gute se kandi? Baba bazitunze abazinze baba bagize gute? Arambwira ati yewe nawe uyumvisha uzajya uhunga. Arambwira ati nimbi cyane kuko buri imbwe gufashe usibye no kugukomeretsa yagusiga mu umara. Yamaye nka data ndatangara ndumirwa ngo mbandekeho. Siko nkomeje ngeze mu modoka uko nari nayikatishije. Ndavuga ni se nicare kuwe mwanya ra, nicare imbere, nicare inyuma, nicare ku idirishya ngende ndeba abantu. Ndavuga nawe ko reka nicarire inyuma hariya ndabona hari n'umukobwa. Rero hari ibintu bajyaga bavuga nkavuga ni se banza ari ay'abantu. Uwo mukobwa ndagenda mwicaye iruhande, aho kumwicaye iruhande nkabona yarerembuye arirebesha ukuntu. Wase ko yirebesha ukuntu wa mukobwa we ubwo koko urashaka iki? Mugihe nimubaza ni urashaka iki? Gatuza ati numva kasa nkaho karushye kivugisha ukuntu ubu se aho yari icyo utabona. Ko hari icyo ntabona? Arambwira ngo ko cyatose. Yamaye nka data nafate mu izina rya Yesu, nase kumbwira ngo cyatose. Kuvuga ni noneho kuva nava mbarara icyatose. Ubwa ni wikomeza no kuntera isoni yimbwira ibyo bintu. Nje ambwira ngo ubwo se wamfasha. Ndabwira se mufasha iki kubona turi no mu modoka? Ndabwira ni basi hangane tugeyo, tugera ngenda ndihangana ngufashe. Naho ubwo ngubwo agakomeza matiriza ngo kumfasha. Ndavuga ni ubundi niho yandi nubwo turi mu modoka reka ngufashe. Nuko kombaye kumufasha ndavuga ni reka mbanze nkore ntabwo cyatose rwose, numvira uburyo cyatose. Sinangiye sinkozeho numva ni n'amata yamenetseho di. Naho yari afite yawurute iramucika kuko imeneka muri icyo gikapu. Ndavuga nti ntacyo niba ari amata n'ubundi nayo nyakumbuye ndakigutwaza. Nuko namufashije ko dukomeza mu modoka ngenda nkimufashije nkimutwaje. Ndavuga nti sigiye nangiye kukigufasha iyo mbimenya nayo ko ntanakigufashije burya nta nubwo kiremereye. Ko turakomeza ko twakomezaga tugenda turi hafi kugera ku mupaka. Ubwo muri iyo modoka hari harimo radiyo rero shoferi yayicometsemo flash. Nuko mu kuyicomekamo flash ayimanika hejuru imbere muri tribune y'imodoka. Ubwo mboneraho urudutse ngo pa bw'ibiraguye sitangiye kugwa. Tukanitse ko nta n'umutaka nitwaje nk'abantu mwenda bigenzane. Iragwa nuko tuzi uko tubigenza. Tuvuga ni uzi ko hari umukecuru twazanye ufite imitaka
ndavuga ni mukecuru yamutagiriye. Arambwira ati reka nta mitaka nyigira, umukobwa wanjye yayitwaye kera. Arambwira ati uzi ko ubu ngubu amaze amezi 7 ayitwaye, ubu inda n'imvutse. Cyamaye nka data. Ndavuga ni wari umukobwa ugitwaye inda da? Abantu baranzomera cyane bati nta muntu utakitwara, ubu ngubu byabaye ni n'itegeko, uwo munyarwanda wese agomba kuba afite indangamuntu. Cyamaye nka data. Bikomeza kunshaka, baravuga bati umuntu wese agomba kuba yifite ahantu ari yayitwaje. Nuko nuko umusore wari hafi aho ngaho mu modoka aba arayizamuye, abantu barakomera induru ibinduru. Aravuga ati se yako ndaye ndende itayecengiza abandi. Kumbe twasanze uwo musore ararubitire, yarazamuye ikarita nta nubwo yari n'indangamuntu. Nuko ibintu bikomeza kuducanga, nuko biraducanga. Abase igihe byaducangiye nta nubwo bikata ikarita basi ngo tumenye iturufu yariyo. Nuko bimaze kuducanga bigeraho birakata, bikase iturufu y'umutima. Ndebye mu nka zanjye nsanga nifitiye imisaraba gusa. Ndarekarama ndavuga ni ngiye ntabwo nabyemera ko iturufu y'umutima. Ndabizi iturufu igomba kuba umusaraba. Bayo umusaraba baravuga ati ni mwizamure. Twizamuye bavuga ati mwebwe nimucecekeshe izanyu, DJ arahari nazamura umusaraba by Vestina na Dorcas. Nuko umukino warangiye. Umusaraba w'Iso